Tomero, muraba bampisa Chamelone mujya mu nyambe mutwara mu Rwanda. Ibihe byiza mwe mukoje kurikira nyine A Voice of Time TV, reka duhereze ikaze n'abakunzi bacu bari muri diaspora hose muri mwese. Rero mwumve ko muhawe ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi rero tuje kubabwira inkuru inkuru ibabaje cyane ku bakunzi ba Wiseal. Wiseal washakanye n'umunyarwanda Teta Sandra bongeye gukomanya amahembe, dore ko bavuga ati ntazibana zidakomanya amahembe. Bongeye rero guterana imirwano nyuma yaho bishize hari haciye igihe gito bamaze Teta Sandra amaze kumugonga. Kuri ubu ngubu bari mu mirwano iri kuvuza ubuhuhano. Ni imirwano iri kuvuza ubuhuhano rero ku mbuga nkoranyambaga, aho Teta Sandra yagaragaye atora icupa ahita ryasa Wiseal. Ni mu gihe Wiseal we byagaragaraga ko ari gutabaza nyamara ataranakira, nubwo nyine aheruka kumugonga yari atarakira ku kaguru. Wiseal rero yatabazaga avuga ati muvandimwe wanjye Chamelone ntabara, dore bamereye nabi. Ni video rero yari iri gufatwa, dore ko yaje no gutabazwa, yatabawe n'umukozi nyine ubakorera. Bari bari iwabo mu rugo, niwe wamutabaye kuko atacyaba byari gushoboka ko imirwano ari gufata indi ntera. Yamukubise icupa rero, Wiseal akomeza guhaguruka agenda ninagira, ari nako bafata video avuga ati muvandimwe wanjye ntabara, dore Teta Sandra kuva yangonga n'ubundi nta kintu yigeze afasha, nta kintu yigeze amarira, n'ubundi nave hano atajye iwabo mu Rwanda. Wiseal rero yakomeje gutera hejuru avuga ati najye iwabo mu Rwanda n'ubundi kuri ubu ngubu nta kintu yamfashije, nyuma yaho kungonga ntago yigeze amba hafi nk'umudamu wanjye, ahubwo icyo yankoreye kwari ukuntoteza, kumvuga nabi ndetse no kuntuka. Natahajye wabasubire mu Rwanda. Byakomeje rero kugorana cyane hariya rero mwakira gihugu nyine, ubwo Teta Sandra nyine yari kurozaga ku mbuga nkoranyambaga. Nta gihe cyari giciyemo rwose atawe no muri yombi Teta Sandra. Uyu rero Teta Sandra ntago ari ubwa mbere rero yari atawe muri yombi, dore ko mu gihe cyagiye gishira rero bagiye bavugwa mu mwuka mubi bombi. Mu gihe cyagiye gitambuka bagiye bavuga rero hagati yabo umwuka mubi, dore ko bose usanga n'ubundi nta keza kabo, dore ko bagiye banafungwa bose buriya bagiye bafungwa. Murabyibuka mu gihe cyagiye gishira Wiseal yigeze gufata Teta Sandra aramukubita ndetse aranamukomeretsa cyane, ibintu byababaje abanyarwanda bose muri rusange, aho yari yamukubise arabyimbirwa ku rwego ruteye ubwoba. Icyo gihe kuba byibuka neza murabyibuka ko Wiseal yatawe muri yombi, ariko na Teta Sandra nawe yatawe muri yombi. Abenshi rero bavuga ati uru rugo rwose icyo bakwiye ni ugutandukana nta kindi. Byagiye bigaruka rero ku mbuga zigiye zitandukanye hano mu Rwanda, ni imbuga zikomakomeye. Hano twavuga nka Dekati Babalawo, nawe yabigarutseho cyane avuga ati umuriro watse kwa Wiseal ndetse na Teta. Yatangiye avuga ati mu gihe u Rwanda rwose ruhugiye mu magare, kuri ubu ngubu kwa Wiseal ndetse na Teta Sandra rwamaze kwambikana ibintu byahanye inkoyoyo. Dekati rero mu kupostinga iyo video yahise ko nawasamirwa hejuru avuga ati abafana bamubwira ati ibi rwose ntago ari byo, twebwe twibereye mu magare, nawe uri kutuzana muri ibi ngibi by'amatiku, ibi ntibitureba ahubwo jya mu bintu by'amagare. Benshi bakomeje kuvuga ati Dekati kuki ubundi utitabira ibikorwa bya leta y'u Rwanda kandi nawe uri umunyarwanda, kuki udapostinga amagare? U Rwanda turi muri gahunda y'amagare, y'amasiganwa y'amagare, kuki utari kubipostinga uheshe ishema igihugu cyacu cy'u Rwanda, ahubwo ukaba uri kuzana amatiku? Murabyibuka Dekati yagiye ashinjwa rero ibintu byinshi cyane mu gihe cyagiye gitambuka, ndetse no mu bihe yashinjwe ko no mu bihe tuba turi kwibuka atajya agaragaza uruhare rwe nk'umuntu ufite itangazamakuru rikomeye cyane. Akomeje rero gushinjwa byinshi cyane bigiye bikomakomeye n'abakunzi be nyine. Gusa byagiye bigarukwa n'ibitangazamakuru bindi bikomeye hano mu Rwanda, haba amateleviziyo ndetse n'ibinyamakuru byandika nyine ku ma website agiye atandukanye. Byagarutse ko inkuru rero ya Teta Sandra ni inkuru yakomeje kubabaza benshi, aho benshi bagiye bavuga ati ese twakora iki, twajya hamwe se ariko tukazana umukobwa wacu
mu Rwanda. Mu byibuke uyu Teta Sandra rero yamenyekanye ubwo yari ari kwiyamamaza kwa Miss Rwanda. Murabyibuka yagiye amenyekana n'umwe mu bategura ibirori bikomakomeye hano mu Rwanda. Uyu rero Teta Sandra yaje gushakana na Wiseal, aho mu gutangira wabonaga ari urugo rwiza cyane ndetse ruzagera no ku nzozi rukarenga n'imyaka 100 nk'uko benshi bakunze kubivuga. Gusa Sekibi rero ho runekereje yaje kwidonga cyangwa se kwidubika mu rugo rwabo kuri ubu ngubu, agahora bateza imvururu zidashira. Ni imvururu zidashira kuko harashiragaye gato ukumva umubano wabo wongeye kuzamo kidobya. Kidobya rwose hano kwa Wiseal na Teta Sandra ntago igirangira. Ni urugo rwose twavuga ko rwatiwe na Sekibi. Benshi rero bakomeje kwibaza ati se ababyeyi ba Teta Sandra ntago bahari, ntago bareba, baciye umwana wabo bakamuzana mu Rwanda aho kugira akomeze yirirwe mu mvururu nka ziriya. Ni imvururu zikomeye cyane pe. Aho bigeze aha birarambiranye kuko niba baragerageje gufungwa bose ariko ntagire igihinduka, hari ikindi kibyihishemo rwose. Ndetse bamwe bavuga ati buriya Teta Sandra nubwo ubona ko ibingibi nta kuburi atagize yarihanganye ariko bikanga, bishoboka ko Wiseal hari ikintu kibi yaba yaramukoreye. Benshi rero bagiye batanga ibitekerezo uko bagenda babyumva. Nawe uraza kutubwira hano muri comments ko byumva. Ariko Wiseal rwose na Teta Sandra nanjye mbona bagakwiye gutandukana, ubundi umwe akajya kure y'undi bagahana amahoro hagati yabo. Dore ko na Wiseal mu gutabaza yasakuzaga avuga ati mbabarira usubire iwanyu mu Rwanda, mbabarira ugende umvire hano. Ndetse byakomeje gushengura abantu benshi cyane bibaza ati amaherezo y'uru rugo ni ayahe. Ko kuva babana batarahana agahenge amaherezo yabo ni ayahe. Dore ko bafitanye n'abana babombi. Benshi bakibaza ati se abana babayeho ute babona ise na nyina birirwa barwana, bizagenda bite? Ni ibintu byakomejwe kwibazwaho na benshi rero, ndetse biri no gusirikira ku izi mbuga nyine zigiye zitandukanye. Natwe rero nka Voice of Time TV tuhora tuhabereye, bavuze ati ntabwo twabura kubagezaho inkuru ngiyi. Ni inkuru irimo trendinga, Wiseal na Teta Sandra aho barimo batari gucana waka. Ntago bari gucana waka rwose. Ibuka rero gukora subscribe ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo byose byiza bibera hano kuri Voice of Time TV rero bigiye kugeraho gatanu kandi wibuke no gusangiza inkuru tugera tubagezaho kugira ngo mudutere imbaraga zo gukora cyane. Nge nita DJ wa Kandi Famous. Ndabashimiye.